Sylvie ndetse na Kanyana wabonye yuko batangiye kuganira ku bintu byerekeranye n'abasheri babo, kandi mwibuke yuko bakunda umuntu umwe. Gusa kubera bakunda umuntu umwe, buri mwe Sylvie ndetse n'uyu nguyu Kanyana nta n'umwe wigeze yerekana sheri we, ngo Sylvie yerekane ngo uyu ni sheri wanjye, na Kanyana yerekane ngo uyu ni sheri wanjye. Niyo mpamvu rero bakunze musaza yari bagiza, gusa muri bose nta n'umwe wari watera intambwe ngo abe yabimubwira. Gusa musaza yari bagiza turabizi neza yuko ahangayikishijwe na mushiki we Iribagiza. Ibintu by'inkundo ntabwo tubizi, gusa Iribagiza wabonye yuko nawe ntabwo yari yabyuka ngo turebe ngo Iribagiza se nabyuka biragenda gute. Mukanambara rero mu marira menshi cyane kubura umugabo we akunda rero yabuze. Abantu bamushimuse ni Kamarade ndetse na Emily, baje baparika imodoka hafi y'urugo rwabo, barangije baragenda binjira mu gipangu, barangije baramushimuta baramujyana. Mukanambara rero ntabwo ajya yumvikana na mama Isimbi. Uyu munsi wa none rero yasigaye mu rugo, gusa yari kumwe n'umuntu bita Fabiola niwe wabonye yuko barwanya ishyaka. Mukanambara aravuga ngo reka duhamagare polisi, basi polisi turebe niba yakaza ikagira ikintu idufasha, kuko bino bintu biraturenze cyane. Kandi ikindi wibuka yuko uyu muryango ujya wirinda ikintu cyose cyabahuza na polisi. Ikintu cyose cyabahuza na polisi bakoresha uko bashoboye bakakirinda. None uyu munsi wa none ese baraza kujya kuri polisi batabaze bavuga ngo umugabo ngo bamushimutse umugabo turabizi ko nawe ni umugome, yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye. Cyangwa abangaba nabo baritabaza ba shatani ndetse n'abahaka kugira ngo bibe babafasha babashakire. Gusa Emile na Kamarade bashobora kuba bafite izindi mbaraga ziri kubapushinga inyuma, ziri kubasunika, kuko bino bintu bari gukora ni ibintu bidasanzwe kuri aba bahungu. Ko bano bahungu tubazi nk'abantu baba bagira ubwoba, abantu baba bari aho ngaho bagira ubwoba, bakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko ubwoba ndetse n'intege nkeya zabo ziba zibari imbere. Rero kubona uyu munsi wa none biteruye bakagenda ngo bagashimuta uriya, situza ahantu bamujyanye, cyangwa ni musaza yari bagiza wamutumye avuga ati mugende mu mushimute. Ese ubundi Mukanambara asanze musaza yari bagize atabirimo, baramuhamagara ko ari umupolisi abe yaza abafashe, cyangwa nibahamagara polisi musaza yari bagiza nawe agomba guhita yiyumvamo akaba yaza. Ese ubundi naza ko bamubwiye nabi, bamwitwayeho nabi igihe yari ari mu rugo rwabo. Uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi niba bamutenyuka bakamujya imbere kumusaba ubufasha. Gusa Fabiola yahangayitse cyane na Mukanambara yahangayitse cyane, bafunze urugo rwabo. Uri kubona yuko ni ibintu bidasanzwe mu rugo rwabo. Iribagiza nabyuka agasanga Emile na Kamarade nibo bashimuse data, nibo bashimuse papa we, kandi Iribagiza akunda buriya papa we, nubwo mubona akora ibintu bigiye bitandukanye ariko arwanira ishyaka umuryango we. Iribagiza ubundi se ikindi kintu niyo yabyuka yibutse, ubundi azakomeza akundane n'uriya muryango, azakomeza ugumemo, cyangwa nawe azahita yitandukanye nabo usange basigaye ku karubanda. Gusa uyu muryango nawe ukoresha uko ushoboye kugira ngo ufate neza Iribagiza.